Yego kuri screen zanyu ndahamya ko mubona uno musaza araje abibwire ikiganiro tugiye kugirana. Hari abenshi wenda bamubonye ku bindi binyamakuru, ariko reka atangire n'ubundi yibwira abakunzi b'Intare Official. Mwatangira mwibwira abakunzi b'Intare Official. Murakoze umuyobozi w'Intare Official. Yego, ubusanzwe amazina yanjye ni Demobe Mpakaniye Emilie, wari uzwi ku izina rya Che Guevara Jacob muri FDLR Fuka. muri FDLR Fuka ni muvuze ko ari Lieutenant Colonel? Okay, ni Lieutenant Colonel Mpakaniye. Colonel Mpakaniye Emilie. Yego, mwageze mu Rwanda ryari? Nkaba narageze mu Rwanda mu mwaka wa 2019. 2019. Mwaje muturutse mwabaga he? Nkaba narabaga i Rucuru muri sous-secteur yakoreraga i Rucuru. Yego, bari mushinzwe iki? nayoboyemo ikompanyi ya mbere, nza no kujya mu biro bya gatanu by'iyo sous-secteur. Yego, wenda urugendo rwanyu mu gisirikari mwahunze ryari? Gisirikari mwakibayemo ryari? Wenda urugendo mwabayemo mu gisirikari cya FDLR? Nkaba narinjiye twahunze 94 ubwo RPF Inkotanyi yari imaze gufata igihugu. Duhunga twerekeza muri Sud Kivu aho bita Ikamanyura, aho twabaye mu nkambi z'impunzi kuva muri 94 kugera muri 96 ubwo inkambi z'impunzi zasenyutse. Inkambi z'impunzi zisenyutse byabaye ngombwa ko tuzamuka tugera mu nkambi za Kashusha, aho twaje guterwa n'ingabo coalition zari za Laurent Désiré Kabila FDR. Dutewe rero inkambi nibwo zasenyukaga, dufata urugendo rwo kwerekeza Shangi tugera mu mashyamba ya Warikare. Tugeze mu mashyamba ya Warikare intambara irakomera, dutatanira muri ayo mashyamba, abandi barakomeza. Nyuma y'uko abara-Exfa bamaze gutatana, bari bamaze kugenda za Brazzaville n'abari basigaye, abari mu mashyamba barateranye bagaba igitero bitaga icy'abacengezi kuva muri 97 na 98. Muri icyo gitero cy'abacengezi 98 bamaze gutsindwa n'ingabo z'u Rwanda, n'ubundi bagarutse inyuma. Biba ngombwa ko bafata abasore bose bari bariyo, bari barengeje imyaka 18 n'abari bafite nka 17, babinjiza mu gisirikare. Ni muri urwo rwego rero kuva muri 98 kugeza muri 2019 n'ubundi nari muri FDLR, aho muri 98 kuko nari narize naje gukora ishuri rikuru rya gisirikare, ndisohokamo ndisuriye tu ntangira nyoboye club y'ibatayo bitaga Tokyo. Muri mu mpera za 99 mu mwaka w'2000 naje n'ubundi kubona mutation njya muri batayo Berire. Muri batayo Berire nabayemo komanda kompanyi bitaga Ararate kugera muri 2002. Mu mwaka w'2002 nyuma y'igitero bita Oracle Gisenyi naje kwinjira muri batayo PM, aho nakozemo imirimo myinshi kuva mu 2002 kugera mu 2007. Aho nakozemo imirimo myinshi, nabayemo komanda ya kompanyi, naje kuyobora ibikorwa bishinzwe iperereza muri batayo PM, naje no kuba mu biro bya gatanu ndi S5 batayo PM. Ni ibintu binyuranye nagiye nkora, ndetse nkigeramo muri 2002 nanayoboye club ya batayo PM. N'ubundi ni imirimo myinshi nakozemo. Nyuma y'urwo rugendo rwo muri PM
yari ishinzwe disipurine mu gisirikari no kurinda ubuyobozi bukuru bwa FDLR FOCA, icyo gihe bwari bukuriwe na generali Mupenzi Birenari, uwo bita ku mazina witwaga ku mazina y'ababyeyi Mudacumura Sylvestre. Ubwo mu 2008 naje kujya mu biro bya kane bya FOCA ndi ofisiye G4, aho nakoraga ubushakashatsi mu bijyanye n'amabuye y'agaciro muri groupement Ziraro ya Warikare, groupement wa Rowa Rwanda, Ufamando ya kabiri na Ufamando ya mbere na Ufamando ya kabiri. Bibaye mu 2010 nyuma y'igitero cya Umoja Wetu, aho ingabo z'u Rwanda n'ingabo za Kongo zafatanyije zikadutera, byabaye ngombwa ko ubwo butumwa buhagarara. N'ubundi mu mpera z'2010 nasubiye muri PM igihe gito. Muri 2011 naje kwinjira mu mutwe warindaga Mudacumura iyo bita protection rapproché witwaga Mirador. Maramo igihe cy'imyaka 3 kugera mu 2014, aho naje kubona mutation bitewe n'ikibazo cy'uburwayi, banyohereza muri Rucuru. Aho muri Rucuro byabaye ngombwa ko njya muri sous-secteur yakoreraga muri Rucuro, aho nageze n'ubundi nkaba komanda company ndetse nkaba na S5 y'iyo sous-secteur kugeza mu 2019. ubwo naje gufatwa n'ingabo za Kongo zinzana mu Rwanda muri uwo mwaka. Kanyuma mba hano mu gihugu, ubwo naje igihugu n'ubundi kimpa amahirwe yo kuza hano Mutobo, aho napasinze muri faze ya 75. Ubu tukaba twarashoje, nkaba narashubijwe mu buzima busanzwe, ndi iwacu mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Karongi i Rubengera. Yego, waba icyo gihe wafashwe na FARDC, wafashwe mu mwaka, wafatiwe he? Nafatiwe mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma wafashwe se uri mu gisirikari? Ubwo wafashwe ute? Wari waje mu by'iperereza? Byagenze gute kugira wenda udusangize uburyo FARDC zagufashe? Naje kukubwira ko naje kurwara ndi muri FDLR, biba ngombwa ko nza kubona transfer yo kuza kwivuza mu bitaro Charité Maternelle. Ubwo nari Goma, nari muri gahunda zo kwivuza. Abariho bagusanga mu la Charité Maternelle ira y'abakatolika irari ya baransanze muri quartier bita Kabutembo, aho nacumbikaga ndi kwivuza. Kabutembo ndayibona yegeranye n'umupaka n'u Rwanda, iri ku mupaka n'u Rwanda. Icyo gihe bakimara kugufata se ubuyobozi bwa FDLR bwakoze iki batari bakugeza mu Rwanda? FDLR usibye no kugira icyo FDLR yagomba gukora ntacyo yigeze ikora, cyane ko no muri ibyo bikorwa byo kwivuza FDLR nta ruhare rugaragara yabaga ibifitemo, cyane ko rimwe na rimwe yanashyiraga amananiza mu bijyanye no kwivuza. Yego, ukimara wenda ahantu watinze muri serivisi, wabaye muri serivisi nyinshi birumvikana, iyo wabayemo igihe kirekire ni iyihe? Urabona mu gihe cy'imyaka igera kuri 20 mu gisirikare, yego, umuntu agenda anyura muri serivisi zinyuranye. Yego, yenda icyo nakubwira ni uko ibatayo nabayemo igihe kirekire ari batayo ya PM. Nabayemo igihe kirenga imyaka uteranyije iri hagati y'8 n'10. 8 n'10. Muri PM ho wabayemo harya wari ufitiye fonction? Nabayemo nakubwiye, nabayemo komanda batayo. Yego. Nako preto nabayemo komanda company.
icyo gihe komanda batayo kuko yari Romeo. Nyuma nza kuba SD wari ushinzwe ibikorwa by'iperereza, nyuma nza no kuba S5 w'iyo batayo muri icyo gihe. Yego, icyo gihe wenda uri S5 imirwano mwabashije guhura nayo, yaba iya FRDC yaba iyo ya Umoja Wetu, imirwano mwahuraga nayo cyane yari nk'iyihe? Mu mitwe za mayimayi zari zihari, hariho za Ceka, za Ndimendime, za Nyatura, za PSLS n'indi mitwe yitwaje intwaro. Abo mwakundanaga kuba mwahangana bari nk'abaye? Abantu twakunze guhura nabyo muri ibyo bikorwa by'imirwano, usibye yenda kuba nk'icyo, twakunze guhura n'intambara z'abanyekongo ba mayimayi, abo bitaga Raya Mutomboki. Ni bamwe mu bantu bari bakomeye, n'ubundi twarwanye na NDCD Gide ariyo bitaga Banduma, ariko za PSLS nta mirwano ikomeye twigeze tugira nayo na zanye, kandi twanyuzagamo tukarwana n'ingabo za Kongo rimwe na rimwe iyo zabaga nta bibazo zifite. Yego, iriya Raya Mutomboki urabizi ko muri Kongo habamo amakominote, ugasanga ngo APSLS ni y'Abahunde, Nyatura ni y'Abahutu, Raya Mutomboki ni y'Abatembo, hari sibyo? Abarega ni y'Abarega n'Abatembo baje kwinjiramo n'Abanyanga binjiramo. Yego, yari koalisi. wari uyoboye iriya Raya Mutomboki ari nde? Birakomeye kumenya wari uyoboye Raya Mutomboki kuko baje baturuka za Shabunda, ntabwo abantu bari babazi. Usibye abakomanda mayimayi binjiyemo barimo ba Derife, barimo bavuka hariya, ariko wari uyoboye Raya Mutomboki ntiyigeze amenyekana. Yego, ntabwo mwigeze muhangana na M23? M23 mu 2011 2013 nayo twagiye turwana nayo, ndetse n'icyari CNDP twagiye turwana nayo. Yego, wenda wari icyo wakomojeho kuko waje kujya mu bijyanye n'ibyo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo. Ubwo bucukuzi bwari buteye gute? Mwabukoreraga he? Bacukuraga amabuye y'agaciro he? Amabuye y'agaciro se mwayagurishaga he? Wenda iyo nkuru wayisangiza abagukurikira. Ku kijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ubushakashatsi bwakozwe mu karere twari turimo, mu mushinga bari barashyizeho gushakisha bitaga Eregitro, wari ugamije gushakisha aho FDLR yavana ibishobora kuba byayifasha bahereye ku makuru yabonekaga mu karere. Icyo gihe rero ubwo bushakashatsi bwakorewe muri groupement Ziraro ya Masisi, bukorerwa muri za Ufamando ya mbere n'iya kabiri, Ziraro ya Karehe, Ufamando ya mbere n'iya kabiri, Nyamaboko ya mbere n'iya kabiri byo muri groupement Masisi, bunakorerwa muri groupement wa Rwanda na groupement wa Ruwa Uroba. Ariko jewe nkaba nari nkuriye igice bitaga Electroserode cyakoreraga wa Ruwa Rwanda, kigakora wa Ruwa Uroba, kigakorera muri Ufamando ya kabiri na Nyamaboko ya mbere, igice cyegera kuri Nyabarongo. Yego, mukima ayo mabuye se mwarayabonaga? Mu bushakashatsi echantion twagendaga tuzibona dukurikije amakuru twagiye duhaye. Icyo mwabonaga mu echantion cyangwa mugacukura amabuye y'agaciro mwajyanaga he? Nta bucuruzi bwari buriho kuko nta soko. Icyari kigamijwe mu bushakashatsi ni ukugira ngo namara kuboneka agapimishwa hazaboneka isoko, ariko operation bita Umoja Wetu yaje kubikoma mu nkokora, tuvayo abantu batabashije gushaka isoko ry'ibyo twabona. Yego, ko ari abavuga ko FDLR zacukuraga mu y'agaciro zigasaturisha imbaho zigatwika n'amakara, ari nabyo bakuragamo amafaranga bafashaga kugura imbunda, ndetse ayo mabuye y'agaciro bakahereza Monisco nayo ikabashakira amasoko, noneho ya masoko n'ubundi bakabonamo uburyo bagura imbunda no kuba bagurira abasirikari babo amabote n'ibindi. Ibyo byo ni ukubeshya cyangwa ni ukuri?
ku ruhande rumwe ku bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro FDLR ni abantu n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ariko bo ntibinjiragamo ku mugaragaro ahubwo bo barindaga umutekano w'abacukura noneho bo bakabacuruzaho ibintu bakaba babona ayo mabuye bakayaha abacuruzi mu rwego rwo gucuruza cyangwa se bakaba bajyanayo ibindi byankenerwa nk'imyunyu, imyenda, amavuta n'ibindi noneho bakabona amafaranga yo kugura ibikoresho bakeneraga ariko bitewe n'ibyavugwaga ko bacukura amabuye y'agaciro ibyo bakoraga babikoraga bihishe mu isura y'undi muntu mu cyo bitaga logistique no convention. Yego iyo sura bihishagamo buri ari nk'iyabande ahanini urumva FDLR yabaga iri hagati ya za mayimayi amabuye acukurwa inyuma igice cy'imbere kirimo guverinoma ubwo rero bigaragaraga ko bihishaga mu isura ya Kongo kuko Kongo niyo yafashaga abacuruzi kuva mu gice leta ikontorora kugira ngo babashe kwinjira aho FDLR zari ziri no muri zone za mayimayi kandi bavanayo n'ayo mabuye n'ubundi bakayinjiza mu gice cya leta. Ibyo bigaragare ko rero Kongo yafatanyaga mu buryo butagaragara cyangwa bugaragara na FDLR. Yego wenda tugarutse inyuma gake ubu ngubu wenda kuva igihe waviriye muri FDLR cyangwa wenda na ideology FDLR wabonaga wamaze kugera mu Rwanda iriya ideology ya FDLR ubona ko ari ideology y'ukuri cyangwa ni ideology y'ibinyoma ukurikije wenda uko ageze mu Rwanda ukakirwa uburyo umaze kurubona watubwira n'abandi bari hariya nabo bakumva ukagira n'icyo wababwira wenda tugana ku musozo. Ideology ya FDLR ni ideology ahanini igendeye ku cyo bita gusenga bitwaza ko Imana yabahaye igihugu. Yego iyo bavuze rero ko Imana yabahaye igihugu abantu babyumva vuba bigatuma batabona ukuri ariko none icyo umuntu yakwibaza mbese Imana yanga abari imbere mu gihugu ku buryo yakunda abari hanze. Yego niba abanyarwanda turi abanyarwanda ukurikije ibyo FDLR ivuga kandi bakitwaza ikijyanye n'amoko bakiyibagiza ko hariya barahari bafite imiryango hano noneho bakavuga ngo abatutsi nibo banzi kandi abo bita banzi nibo bari kumwe n'abavandimwe babo noneho ukibaza iyo ideology ya FDLR yaba ifite ishingiro. Icyo nabwira abantu rero nuko urebye uko bimeze ideology ya FDLR nta shingiro yaba ifite bitewe n'iki nuko yubakiye ku kinyoma. Igihugu ni icyacu ahubwo nkaba mbwira umu FDLR wese waba ukiri mu mashyamba ya Kongo arebe kure amenye agaciro k'igihugu bavane abo bana bari kubeshya mu mashyamba cyane ko barinda abantu basize bakoze ibara rya jenoside abakaba aribo bababeshya babereka ko utashye azicwa ariko aho ngereye aha mu gihugu cyacu nasanzemo ubudasa. Igihugu cyacu cyakira abanyarwanda binyuze muri iki kigo cya Mutobo bagahabwa inyigisho zibagarurira icyizere bakabigisha indangagaciro z'igihugu na kirazira ku buryo buri munyarwanda wese yibona aho yagombye kuba. By'umwihariko rero nkaba mbasaba ko bafashe intwaro hasi bakinjira muri gahunda ya demobilisation kugira ngo babashe kubaka ejo hazaza. Abo bana barimo basazira mu mashyamba n'abo babyeyi barimo biruka inyuma y'abantu batazagira icyo babagezaho bagafata icyemezo cyo gutaha. Ubu ngubu ugereranyije ubona ko FDLR niyo yakora uko yakora kose itabasha kuba yahangara kuba yarasa u Rwanda yashimashima yabigerageza yabishobora hari icyo yashobora. Rega numva nta mpamvu yo kuvuga ngo FDLR izakora su Rwanda kuko urwo Rwanda bavuga nimo bafitemo abavandimwe babo ahubwo bagombye kwirinda kuko n'ubundi uwabatsinze ntaho yagiye
yego uwatsinze ntaho yagiye kandi bamenye ko igisirikare cy'u Rwanda cyamaze kwiyubaka kigafata n'ingamba ku buryo u Rwanda ubu ngubu rutavogera. yego reka tubashimire rero. murakoze cyane. Reka mboneho no kubwira aba FDL aho bari hose, bari aba Sirikove, ba Guillaume, ba Omega, ba Rumuri n'abandi aho baherereye hose, nibashyire intwaro hasi baze nabo bashyireho umusanzu wabo wiyubakire igihugu. Murakoze rero Lieutenant Colonel Che Guevara, kankoresha izina bakunze kukwita. Imana iguhe umugisha, ugire impagarike n'ubugingo kandi ugire Imana n'amafaranga. Sawa murakoze. Yego.